Yes, kongeye kubaha ikaze mwebwe mudahwema kudukurikirana uko bukeye nuko bwije. Uyu munsi turi kuri Vanilla TV. Vanilla TV rero reka nkubwire ngo utarakora subscribe, kora subscribe, share, comment na like kuko uyu munsi wa none ni umunsi w'ibyishimo. Murabona ko mba niteretse. Narababwiye ngo Prophet Noheli Imana yamaye umugisha yamvuzeho abantu bataravuga. Nyita umushakamba utagira imbeho munda icyogere ku rugamba. Ukambaza ngo ninde wabinyise nkakubwira ngo nirudatetereza abasenzi amagambo yageze uwandabaga n'intwari ku rugamba yateye atabarukana insinzi ni nyamutegeka abadayimoni uko ashatse bakanga kabagenda hejuru. Iyi ni Vanilla TV. Vanilla TV. Reka twakire abari beza. Murabona ko mba ndi umwami. Mba niteretse ndi kumwe n'abana beza cyane. Iburyo urabona ko hari umwana mwiza cyane. Ibumoso naho hari Queen. Murababona hano, murabona Mutemba Shyushyu, murabona Nyampinga nawe hano. Nyami mumeze neza? Tumeze neza. Mwariye? Twanyweye amata. Mbere yuko ngira ngo mwamaze kubumva, mbere ko twinjira mu mwandiko w'uyu munsi wa none cyangwa se mu biganiro, reka twirageze Imana Data n'Umwana ndetse n'Umwuka we. Data nyiribihe, Imana ishobora byose, Imana ivuga bikaba ndetse yategeka bigakomera. Ibyiringiro byacu, ubwugame bw'umugaru uri Imana ihambaye, uri ibyiringiro byacu. Bana natwe muri biganiro byo kuri Vanilla TV show. Dusengeye aba diaspora, dusengeye abanyarwanda, dusengeye abadukurikira uko bukene uko bwije, abari mu mahanga, by'umwihariko umuntu wakoze subscribe umugisha umwongerere Dorisa ngo ni dry. Imbabazi z'Imana n'imbaraga z'Imana ziri muri aba bana ba. Urakoze kuri Imana kumwe natwe, ubane no muri ku buhanga bw'ibyuma inyuma ya kamera. Ugirire neza Jado kandi umugisha Mana we. Urakoze kuri Imana ishobora byose, ni mu izina rye tuvuga ngo twese ngo amen. Hanyuma nukuvuga ngo rero tubahaye ikaze ndetse nakaribu kuri televiziyo yanyu, televiziyo yacu. Banyarwanda namwe banyarwandakazi, nje amazina ni Prophet Noheli Byuka urabagirane, umuhungu w'abanyarwanda, umwami w'abadamu cyangwa se umwami w'abana. Reka iruhande urahera hano iburyo bwanjye wibwira abantu badukurikiranye kugira ngo uyu munsi wone dutangire kuko biravuga ngo ntabagenda nabataziranye. Murakoze. Bakunzi ba TV Vanilla show. Nitwa Josephine ni umusore, ni umukobwa, ni umudamu, ni umufemeri, ni umuntu nyabaki? Imbera byombi. Umukobwa ukaba umufemeri, ukaba umugore, ukaba umusore, ukaba umukecuru. Yego. Oya. Nibyo. Twe kuri Vanilla TV show ntabwo tujya dutwika. Turangwa no kuvugisha ukuri no kugira ngo abatureba bose babone ko ibyo tubabwira ari ukuri. Kuko abantu tubesha ntabwo bafite utamironi. Ntabwo ndi kubeshya. Bafite umutwe. Y'ibintu byose bikuri ku mutwe yaguri byose. Hanyuma ndakubajije ngo Vanilla TV show. Hano ntabwo dutwika, tuvuga amakuru y'imamo kandi amakuru abantu bagomba kumenya. Uri umukobwa, uri umudamu, uri umufemeri, uri iki? Ndi umukobwa n'umudamu ndi femeri. Yego, ibyo byari bihagije ngo ndi femeri. Twagiye. Murakoze, nitwa Umuhoza Diane, nanjye ndi umufemeri. Umuhoza Diane umufemeri. God bless you. Hano kuri Vanilla TV turaje tubakiye ture ku bintu dukora kandi bikomeye. Murakoze, nitwa Uwizeyimana Alice, ndi umufemeri. Shaba bakoze makaze mwese. Murakoze, nanjye nitwa MK Fati. MK Fati. Uri umukobwa, uri umufemeri. Ndi umukobwa kandi disingo. Uyu nabakeneye umuntu umukuramo akazi ngo abe umufemeri. Niko bimeze. Hanyuma twishimiye kubana namwe hano kuri Vanilla TV. Tugiye kuganira utuntu n'utundi. Reka duhere hariya. Ni ikibazo kimwe nibubaze mwese buri wese akagenda kinsubiza uko acyumva. Wemera ko urukundo rubaho? Yego, ndabyemera. Nemera ko urukundo rubaho. Niki kibi wabonye mu rukundo, niki cyiza wabonye mu rukundo? Ikibi cya mbere nabonye mu rukundo, urukundo nagiye mura narwo. Yego. N'uburyarya. Uburyarya. Yego. Icyiza nabonyemo ni amahoro mu mutima. Urukundo rutanga amahoro mu mutima. Kandi icyiza kindi nakuyemo n'umwana w'umuhungu mwiza cyane. Cyane. Nasanze urukundo ururuta byose kwihishira no kwibeshya. Akira shaba ngabo bajya ngo ntibize.
gutemba shyushyu urumva ko ibintu abizi neza Ababizi neza. ababizi neza aha wowe ni igiki wabonye mu rukundo cyiza ni igiki kibi wabonye mu rukundo kuva ati ndicuza kuba narageze mu rukundo ewa ni igiki ikintu kibi nabonye ndabanza oya nibyo ari urukundo rero yego rubamo ubugome rubamo ubuhemu rubamo uburyarya si ubu nabonye n'ikihe kizara ntacyo n'umwana namukuye mu buhemu none se namukuye mu rugo aha yego urata niba mukuye mu rugo kwa papa na mama mbese urukundo ni ibibazo gusa ni imikasiro wakuyemo ni imikoshi n'abadayimoni none se ubwo ni igiki kindi wagendekeza bati niba mu rukundo amasaha 2 cyangwa iminota 5 nahuye n'umuntu naryohewemo n'ibi ngibi reka nkubwire ikintu cyose umuntu yagukorera cyiza kizaherekezwa n'ubugome nta cyiza kiba kirimo bivuze ngo noneho ubundi si umugabo wawe mujya guhura cyangwa umusheri wawe mwahuye uri isugi warigaga se ubundi dusangize ku buzima bwe bw'urukundo ubundi mwahuye mute mwahuriye mu muhanda mwahuriye mu mbari mwahuriye mu rusengero mwahuriye kuri stade wagiye gufana aperi na Rayon mwahuye gute bamumpayemo pasi baguhayemo pasi aha ibi bintu ndabikunze cyane buriya pasi ziri gutuma abana b'abakobwa bakomereka ziri gutuma abadamu bakomereka pasi mu bapasiteri ziri gutuma pasiteri bata umurimo w'Imana bagatukana bagashamirana bagasubiranamo ikintu cyitwa pase iyo umuntu avuze ngo pase ndamwumva cyane muri iyo pase ni umusheri wawe mwari muziranye se ni uwo mwahuraga kwaje kwapura ni umushuti wawe ni musaza wawe byagenze bite ubundi kugira ngo baguhe pase umuntu wamaye pase ni umusista w'umunshuti wanjye nkuko namenyana n'uyu tukaba inshuti akambwira ati tunaguhe pase y'umuntu ndagenda mu pase turamenyana turaciringa tuba inshuti tuba ku bucuti tugaba sheri birangira nyine aguteye igitego kirinjira hanyuma nyuma yo kugutera igitego hari ukuntu ubundi uhura n'umuntu akakubwira ati sinjye musore utera inda ngenyine dufite abantu bihakana abana dufite abantu by the way mbanze ngaye n'abantu niba uzi ko wateye inda cyangwa ukaba uzi ko wakoze umuntu hanyuma mu nyuma ukavuga ngo ukihakana umuntu ugaterana umwana w'umukobwa kandi ubizi neza ko ejo ugasanga ugiye kureba muganga Bosco Kibagabaga cyangwa n'ahandi ngo ngirira ukuntu tubigenza ngo uko byagenda ibyo ntabwo aba ari byiza icyo navuga rero niba warateye inda emera unarere we ntabwo byize bisikubaho hari abakobwa benshi bagiye bahura n'izo ngaruka akaba yakihakana umwana nanamwemera nawe niko byagenze iyo umuntu baguhayemo pase nyine abashaka ibintu bibiri guciringa cyangwa se kumukunda bya nyabyo kandi nakubwiye ngo ibintu byiza yagukorera iyo ataragira icyo akubonamo ntabwo akwereka umutima mubi donc nyine dusangiza urwo rugendo rwawe rwo kuba wahura n'umuntu akibara kumwe ngo ndatwite cyangwa se narasamye yabyitwaye mute byagenze gute mwongere kugirana umubano nko mwari mufitanye ako kanya ntibimubwira abanya byishimiye ariko nyine yarabyishimiye nko mu mezi 3 nyuma y'amezi 3 ahita mbera undi wundi ningira nkaho ntigeze nanamumenya hafi yari umusore se yari umugabo akora iki niba n'abantu yari umuganga yavugaga hagana he ndabizi abakobwa n'ubundi mukunda abaganga iyo udakunze abaganga mukunda abamotari iyo mudakunze abamotari mukunda abanyonzi urumva naringize ngo akunde n'umuhiri none ni n'umuntu ufatika isi umuhiri Yesu umuntu w'umuganga kweke urumva yarakomeretse ariko by the way humura Yesu azakomora icyo cyamuzanye wowe wenda ukimara gusama cyangwa se ukimara kuvuga ati ndatwite ukabibwira Sheri ati Sheri umugabo mwiza ndatwite yakubwiye ngo iki yambwiye ko tugomba kumubyara yego ongera ijwi je nyimara kumenya ko nwite urukumva iyo mara na mukobwa ugiye ko mbizi sinzi ko uyu umaze kumenya ku kanya nyine uhita uvuga ngo ngiye kubimubwira ubigenza ute cyane cya mbere n'ubwoba muri wowe wiyumvamo ubwoba bw'iki uravuga ngo ninjya kubimubwira kamera nkuri wa undi wambwiye cyangwa ivuga ngo kandi biryoha biryana inzoga uyikura mu icupa ikagukura mu bagabo je nyine nagize ubwoba ndabanza muri nge nimaramo ubwoba ni imbaraga ndikomeza cyane imbere nyine nkomeye ndamubwira ni ndatwite bya bintu ubutwe twakoze
byavuyemo igitego cyarinjiye waraye ntabwo wahushije ubwo rero arambwira tugomba kumubyara shumi yanjye nyuma y'amezi 5 wagira ngo sinzi ntabwo yongeye kumenya ariko nyuma y'ayo mezi 5 nyuma y'aho mbyariye nyine akabona ubuzima birakomeje nyine yaje kugaruka nyine afashe umwana mu gakeya nyine ngo rimwe mu kwezi mu cyumwe nyine uko abishatse tu ntabwo yafashe inshingano nk'umubyeyi ariko aho bigeze ubu ngubu ababoneye kuko umwana afite imyaka 5 aho yagiriye mu ishuri nyine ari kumfasha akariha ishuri ubwo urukumva ko nyine yitekerejeho asanga gutererana amaraso ye ntacyo byamumariye ubu ni umugabo akira reka buriya bagomba no kugira n'impungenge kuko buriya hari abakobwa bitwa ba munyara bitwa ba murara mu marogi bamugenda amajoro bamurara mu bitanda urugero njyewe hari umukobwa hari umutipe inshuti yanyambwiye ati njyewe nigeze mfata umwana w'umukobwa ndamutembereza niko mutipe yambwiye yari kumubuhamya arambwira ati umwana w'umukobwa ndamujyana muri rogi ahantu bita Nyamata ati tugezeyo arambwira ngo sheri ngo kiriya cyumba ntukijyemo ngo tujye muri kiriya kandi ngo yaramukuye mu cyaro ahantu bita ku Kamonyi nawe umusore arambwira ati ndibaza uyu mukobwa njyanye muri rogi nzi ngo mbonye akana keza ngo ngasanga azi mu marogi abakobwa benshi cyane baza amarogi menshi cyane urayazi nayo nzi abakobwa benshi barayazi ariko ngiye ntabwo ndi mu bayazi oye ngo babyita ngo ni Kigali wisheya Kigali wisheya ndabizi Kigali ni wisheya ariko bitavuze ngo muri abe oye ndaje ndakuziye uretse gato ndakuze ndakwibikiye hanyuma rata umwana we yitwa nde Nezerwa Brian Imana ikomeze imuha umugisha imuha imbaraga imuha amavuta imuha ubwenge na papa Brian kandi nawe yumve ko umugore we atari kumusebya ahubwo ari kumushimira ko yabaye umuntu w'umugabo akaba ari kumufasha kuba yagira gute yakishyurira umwana ishuri wowe yitwa nde hano Trezor mama Trezor ubundi nujya kuri kamera uvuga ati nitwa mama Trezor kumva buriya umugabo n'umwana wundi ariko umwana wakuvuyemo aba ari umwana wawe sibyo cyuba feri y'umwana wawe yiga mu kangahe sumveje atazagucungura azagutabara ni umuhungu ukandagira agahungu naho nyora ejo azagukura mu buzima bw'uburangamirwa yarangira ubaye umuntu muzima twagiye wowe hariya nawe uri female cyane nitwa Alice nkafite umwana yitwa Ganza Mama Ganza we tubwire mama yiya ujya guhura na papa niki kibi wabonye mu rukundo niki cyiza wabonye mu rukundo sha mereye ku byiza twarahuye dukundana twishimye tugira ubuzima ahantu hose tuhafite bishoboka ariko ikibi nabonye cyo umujama aguhinduka gato cyane nk'igicu hakiza abona no kuvangura twikire wagira ngo uhuye n'idayimoni yigendera bigeze mumenya cyangwa barampinduriye wagira ngo uyu n'undi muntu mushyashya utaruzi ndetse mwahuriye papa Ganza twahuriye ahantu nyine twari twagiye mu kirori cyane nibyo muhinda ngo mugiye muri za anniversaire cyane nibyo muhinda ngo mugiye gutwika nimwe mbigira ngo mugiye kwita imizimu kandi imizimu igahita basekurika bakumbanya ikabakubagura mu mabyeri mupfundura amabyeri n'amabiki byose nikosora munywa n'ibiki byose ikosorera rero ubundi ikosora ni ikinyobwa gikoze mu bimera muri kumva ni ikinyobwa cyiza cyane ahubwo nzabwira nyiri kosora Valesi aze ashake umuntu witwa nyiri Vania Jado amuhereza ajya mwamamariza kuri platform ya Vania TV show ikosora si bimwe harya wowe iyo umuntu ngo yimwe yakosora umudamu cyangwa akosora umugabo nanjye nakosora uyu mwana nakasa mutwe kasongo Ivana amaze kumubona turagendanamo neza ariko sumva ikigaragara se papa Ganza se hari icyo gufasha wowe mu bijyanye no kuba papa Ganza akimara kuntera inda naramuhamagaye ndamuganda gushaka turahura turavugana ndamugati ndatwite ndamubwira ati uri tayari yo kuba umumama ndamugati ndatayari yo kuba umumama turavugana bigize nk'amezi nk'3 jama nimba yarapfuye nimba baramujyanye kuzimu ku mugani wawe simbizi nyuma yo kumwana amaze kuvuka nyine yarongeye nyine arigaragaza turavugana akora nyine agakorwa gake k'urukundo
mu kwezi kumwe ubundi nimba yarongeye agakora ngo nanuvuze niba baho yaba baho yakubereye umuhiri nyine ewa ni ibintu nk'ibyo muhirimbiri ariko ubundi tujye tugaya n'abantu b'abagabo niba uzi ko ariko ugiye ako kantu gutera kareze inda mu bajama ba Kigali niba uzi ko ugiye gutera inda noneho hari abajama babayeho nka za mayibobo i Kigali Erega Kigali babayeho mu buzima bubi mu buzima bugoye ugasanga umugabo cyangwa umutipe mu gitondo afite nk'abakobwa batanu urugero witwa Jose haryo yuni Diane Alice agahita bati kafati niko ndi busohokane kambaze mbere kuri Diane Dia bitese ni sawa umeze neza shaka mfite umujama wanjye uyu munsi harantu yagiye guhostinga kandi noneho narwaje umwana cyangwa se ndashaka kujya gusura Mary bimeze nabi rwose agahita avuga ati none se ngufashe iki wankireho bibiri ukabura bimuhaye agahita ahamagara uyu nguyu yego ugatora umukubita kibi nukibi agahita si gitandatu agahita uyufati atifati bagukubita agapeti udupeti tubiri cyangwa se kosora ebyiri nanjye bameze agapeti akabaratumize akabwira ati rero reka nkubwire mu kanya bagasanyuka mu kanya agahita yegeka ku gikuta ariko nk'umugabo ukwegeka ku gikuta umusore utakishyura roji 20, 30, 50 akakwegeka ku gikuta abakobwa namwe mumenye ko urwego rwanyu muba muri kurushyira hasi muba muri kurumanura banza umenye urwego rwawe umenye n'umuntu uri kugutereta uwo ari we umujama nakaza afite i Kigali aririrwa ameze nk'umukomisiyoneri byaramucanze warangiza ukamwizera ngo wakunze niyo ujya gukunda baca umugani ngo niyo warya imbwa warya iki inzungu banza uri mu ujya gukunda uwo ari we ureba agaciro kiwe ureba uwo ari we ureba imivugire ureba imiterere yiwe ikibazo ntabwo ibyo tubimenya ntabwo biramwibwira ngo urukundo ni impumyi umuntu w'umukene utazishyura inzu ngo akwishyurire inzu umuntu utabasha kwishyura rogi nimubana ntanze azishyura icyo ni ikintu ugomba kumenya nta mituweli azigera yishyura hari abasore babaye mu buzima bwa sagihobe bwo kwizenguruka hano hanze ariko simbagaye mukomere ku bana banyu naho umugabo we n'umwana wundi twari tukikuriho hajya ubwo warumbwiye ngo ahita yibagirana burundu nyine tu ubu se ntabwo urongera gusubira mu rukundo nta nubwo mbiteganya kubera iki nta kezi ngiye kurera ganza wanjye oya hari igihe amahirwe ya mbere aza agatakara ariko Imana ikagarura amahirwe ya kabiri witeguye kuba wajya mu rukundo ubonye undi muntu ko hano hari umuntu waguca akagukunda avuga ati uyu mwana ndumva ashaka noneho sasa kumuhoza ibyo bikomere dufite abapasiteri bagiye bashaka inshuro zirenze 10 none bari barahari n'amakwe twabonye cyane ntuzi ntabwo bavuze hano ntabwo tujya tuvuga abantu ubu ntabwo ni tayari ntabwo uri tayari aha reka ntabwo tukwakira uhumeka fati ufite umukunzi ngewe nta mukunzi nawe kabisa niko cyo utavugira umukunzi ubona nifite twarasubira ubwo nyine nahise nyishyura akadomo mwapfuye iki wapfuye iki nyine yari wawe ni nko w'ingegera ntabwo yakishyurira roje ni urugero ni nko wundi wo kuza nyine mba ashaka kunsohokana arahamagara Jose arahamagara Diana arahamagara Lisa and avuga ati ngiye gusohokana Fati ansohokana iki ku muntu wakwiyemera ntiyakora iki ntiyagira ahubwo nyine yabishijweho no kugira ute no kwesikuruka ni umusikama mwari magambo birenze iyo uri umukobwa utihangana utagira umutima ntabwo mwamara n'igihe rero ubwo buzima bwose nabubayemo mu mwamara igihe kingana iki twamaranye nk'amezi nk'atandatu muri ayo mezi atandatu ariko nahoraga ndira narabaye nk'ishashi yahiye ndizwa nyine yahoraga nesha umutwe akambwira ati bebi ngiye ahantu nkuye akanone ndumva nshatse burusheti akaba aramwishyura se ngiye nkambwira ati shiri nari bibaguhereze burusheti ndishyura kubera ko ngiye naramukunda we nta kazi yari afite ngiye naramukundaga yari wa wundi wo kwiyemera mbwira ati mu rugo dufite amafaranga ngenda nkora mfite imodoka ndatwara barambere bagiye dufite amafaranga ariko ngewe yagiye kumva nyine ari kinashaka mbona bebi namwe nshaka ko burusheti mwaga mwasangiye kuri phone nawe wawe nimba yarabaga agiye gusohokana nawe bebi ntabwo bizi akahamagara narwaye nagiye ku bitaro mfite amafaranga he mu ntoki ntabwo bari kwiyemera nshyira kuri phone kubera yuko tipe namukundaga kandi ngewe numvaga kubera ko nyine ari wa muntu wibereho gutyo nyine
niberaho gutya nyine ubuzima bw'ubusonga rero ubuzima bwanjye bw'ubusonga rero cyangwa ubw'ubwiyuka ntabwo numvaga ko nakundana nyine ngiye nacirikaga n'abantu bisanzwe tu noneho ndavuga ati no mutipe nimba koko avuze ngo tugiye gukundana noneho ngiye reka nemere nkundane nawe basi ndebe ko tuzagirana yagukize n'akajagari nyine nkavuga ati ngiye mfite umurongo nyine kuko iyo uri mu buzima ufite umuntu umwe ugukontorora nubwo atagukontorora cyane ariko nawe ugira aho ugarukira ndeni mfata tipe mu kwezi kumwe nari maze nyine gusa narize naranamubona baby bro yabigukoraga mutarahura mwahuriye he uwo mutipe nanjye babumaye muki nyine ngewe n'umujene wanjye yarampostinze noneho tipe arashega ati uyu mwana ndamukeneye mutipe amukaraga namba yanjye noneho araza aramvugisha turangije turaciringa then nyine tutaranahura ariko nyine akambabaza ngarira kuri telefone tutaranamubona ni ubwa mbere sinigeraga ndirira umuhungu iyo mujene akandiza ni ikosa ritabaho then nyine akajya ndiza bambwira ati n'abandi nko mu murongo akumva nyine ndi nko ku muhanda hari akavuga ati wagiye kubyina mwe ati mbyinana n'abandi akarakara nanjye umutwe ukanjye ngasaba imbabazi nari kosa nakoze umujene nyine turabana mu bwo buzima nyine buri aho ngaho we icyo yashakaga yari rompe ubundi abatipe b'i Kigali ni rompe nta kindi arazaga kuko muravuga nta nzovu andeni ubu nawe barakugomba agacabaye ngo byabura urabaza amenye nk'uko uri mu rugo wanjye ntabwo yamubomeye kurumva bahuye kuri mbese wishyuraga ibintu by'umuntu utavuye ariko se mureke marabura ukuntu byagiye noneho nyine tipe nyine araza kundeba turahura turaciringa turavugana nyine biraho to noneho nyine aragenda tipe nyine ndamukunda kuko nawe nyine akanyereka urukundo rwa mabeshu ari amabeshu nyine yuko ubundi Kigali bavuze yuko Kigali nta rukundo rubamo Kigali ntabwo ari Miami Kigali ni umurwa wo gucururizamo gushakira amafaranga kuko ibintu bimeze Kigali ntabwo ari Miami niho bakunda nibo bazi business nyine turaciringa umutipe and then nyine nkajya nkomeza kubona noneho ikintu kiba kibabaje ukuntu ngiye namukundaga nageraga agaciro ku buryo ntiyatinyukaga no gufata fone yanjye ari yanyirwa kugisha bebe noneho ngiye kubera ukuntu namukundaga nyine nyirengagiza kugira ngo natagira n'agahinda umufana imbere nkigendera agafata fone akayihamagaza amabebe wowe uri mu rukundo kandi uri mu rukundo nyine kubera ko njyewe nari meze nka kwa kundi umuntu yizirika kubera ko njye nari maze igihe ndigiye ngo nsa nta bintu by'inkunda navuga ati urukundo sha ni urwa mbere nanjye nzarubamo kuko ibintu byose bikaba nyine nyihangana ariko tipe agakomera n'ubundi akabikigorya rero nyine birangira akajya ashaka afata amafaranga nkamuhereza ashaka amafaranga nyine nkamufasha kwa kundi ubwo turufasha boy ese wari banki yi ko numva ufite amafaranga menshi yahuye n'umukunzi w'umusore hoya ntabwo ari ugukura baby iyo uri kumwe n'umuntu umukunda ntabwo umukunzi wawe yagira ikibazo ngo ure kumufasha abantu gusakuza mureke gusakuza we none se ntabwo yakurana ikintu gifite kandi umukunda none se mu by'ukuri iyo ubona umusore akubwira ati mu mafaranga ukayamuha rimwe kabiri gatatu kane gatanu ntacyo arakugorera hari n'urukweto tugeze aho ugorera urukweto shaka kubizara inzoga ya nzoryo nta nzoga ijya mu icyo gihe no kuri Sevalante ntabwo yagusohokanye Sevalante rwasanga yagushe yabaye nka wa wundi ngo Sevalante yagiye ibara tubwire nyine dushaka tugarisa nzara abana bameze nk'abo none waje kunsura aragenda araza aramfuza arangije arambwira ati ngiye ahantu ngiye tu hari boro ngiyemo z'akazi aragenda kumba agiye kwirebera ada bebe nanjye nguma mu rugo nyine ndaciringa nibereye mu byanjye nyine yanjye job ndi nyine aza kundeba aza nyine yabaye seringo nyine ibintu nagiyemo bya feirinze urumva nibibazo gusa ndavuga ati disi shuri wanjye disi arababaye ariko nyine nta kundi hangane bibaho mu buzima noneho nyine aragenda ajya ku muhanda nyine aravuga ati agiye kunzanira akantu mbaza ngo yanzaniye yakuzaniye kuri Sevalante yanzaniye gikoze y'ijana ndavuga ati se mwana ngewe uyoboye ko ibi ngibi nabyigura n'ibirenze ibi ngibi ndabyigura urabizi ariko nyine apana ibyo ngibyo ntabwo bijya bikozwa noneho kubera nyine niko natekereje umutima nabati niba ngibi sinabyikozaho ndavuga ati ariko nyine nta mana iba no ikintu hawe n'umukunzi wawe ugomba kujyana n'akagira ikoze karemewe akagira ikoze ndagafata mana yanjye narafashe nyine ndafotora mfata video nshyira stati nta mana iba no umukunzi wanjye yanyakiriye neze fata ubundi mu by'ukuri ngereka nkwibariza after yazanye iki amostel nyine hashize akanya arongera aragenda yikozayo azana akamostel
ngabate sinyanywa na Amstel tu ariko kubera ari umukunzi wanjye y'Imana Urihanganura. ntago Upfa namusuzugura gusukayo. oya nta nubwo nayinyweye narayifashe nyishyira mu kabati ndangije nyine turaganira biri aho ngaho birarangira ariko nyine nkabona nyine nabyizeye neza ntabwo yaraje waransura Uribana se ubundi? njye ntabwo nibana uba hehe bana no mu rugo mu rugo ni hehe mu rugo tu nyine mu rugo ni ubwo ni oya ntabwo mu rugo ni ku Gisozi ku Gisozi amagana kuri kafe mbona ugaragara nk'umuntu wibana ntabwo ngiye nibana mva mu rugo tu nuko mu rugo nyine nibaho ni ababyeyi nyine ni beza tu nyine ntabwo babura kuduha uburere ariko ntabwo wabuze umuntu liberite bemeye kuza gusura ko umuhungu aza gusura ese si ndi mukuru ufite imyaka ingahe ngende mukuru nyine ufite imyaka ingahe niba atari ibanga niba atari ibanga ufite imyaka 20 kandi imyaka 20 wemerewe kujya uhite gusura uba ufite inshuti 20 ntabwo riribu cyane ntabwo ndiribu kuko n'idarapo ubu ngubu twarakomerewe wemerewe kurikoraho yes hanyuma Fati ubu niyo urumva Fati yahuye n'ibikomere byinshi mu rukundo kandi bikomeye narazinutswe ngewe aguhagira ikoze yamaye girikoze kuri Sephora ariko ariko rero girikoze mwitindaho cyane niba ariko ubushobozi yari afite se yari kuziraho na kigaragara yahuye n'umutipe musikama kandi ndamenyere kujya muhereza urabona nk'ubu mbonye gutya umbonye ukabona afite kano kantu uretse gato umbonye afite kano kantu ushobora kuvuga ati Noheli yaparitse harahe harimo konaki cyane ko kano kantu naka nuzi ikomeye cyane urabona imodoka yanditseho hano ni Benz ubwo umuntu ati ngiye mfite Benz na paritse ahita abyumva rero ariko kangaka mbwira abantu umusore muzabona na kano kantu wese sikafite imodoka ahubwo umusore muzabona kano kantu bagatwaramo udufunguzo two mu rugo washiramo kuteri washiramo izajyamo bura karakantu ka kuteri ka bluetooth kajyamo na kuteri z'umugozi wazizinga zikajyamo hano ntago abasore bose tumubonye imana utazabona umuntu wese yambaye ikote ngo uvuga ati umusore ngo afite inzu mu mujyi wa Kigali cyangwa se ngafite imodoka sibyo ahubwo ndashaka kubabwira bana mwebwe muracyari mu batoya hari bakuru banyu barize bihanaguye bateye indimwe ya kabiri irinjiye gatatu irinjiye bari mu burangare se man ibyo bintu byo guterwa ye nyine wese ntabwo gusabye ko mwabyarana ramuje nimbwa man ntabwo yo kuryamana nayo ngo iki naramukundaga ariko ntabwo ari kumusebya numva ariko ubu ngubu kuri imbere yanjye sigaye mbona ari gusuguza mwese mujya muciringa mujya mubonana tubona nayo mu biki mujya muganira ngiye reka nkubwire kubera ko nigeze kumukunda ansabye yo support nazima ariko aje kunshingirisha kuvuga ngo duciringe boro z'ubusa nahita murabura ese ngo kurabura ngo kuyoka ngo kumyako ngo gukinira ivyo ngivyo ngo narashoboye n'ibiki hano hari abantu benshi badukurikiranye batumva ibyo bintu byo kuyoka ibyo nabita mugati ibyo ngibyo nabihaza urabiziye twamaranye ibyo ngibyo yabimbwiye kenshi yagushakira ubundi bawumva warize narize wagarukiye mu kangahe nakoze segisi wakoze segisi 6 senior 6 narigeze ngo ni segisi ariko n'ubundi ntaramutse hari umunsi uyirarayo ni ukuvuga ngo muri Kigali zirahari zo ngizo ni ukuvuga ngo mu myaka ufite utinye iyihe ndwara mu ndwara zose zibaho iyihe ndwara sida se sida wenda ubu se ntayo ufite sida uyipimisha ijisho oya baza ni mutobore ndebe ko ntayo ufite yewe ndi ubu ntayo ufite ndi normal nubwo sida yungu bisigaye ari inzara unyihe nzoga unyihe nzoga yewe kamitsingi kanini kosora nyine nakuyita gakosora umva kaba karimo utuntu karakosora karimo tangawizi none se iyo ubona abakobwa mwiganye cyangwa se mwabanye muri mu kigero kimwe bahetse iminja wowe n'irihe banga wakoresheje kugira ngo nutwite kandi warakoze ibintu ibanga se n'iri ni ugukoresha igikingirizo hari ikindi kitari rindi banga kuko biriya bintu ababebi bizera ngo turabara iminsi ibiki biriya byagutengwa ariko bikoresheje iriya stafu ndumva uba ukoresheje ubwirinzi nyine burenze tukuvuga ngo ndabara hari n'abakobwa bavuga ngo wenda ngo niduhura n'uyu muntu ngo arampima ntabwo wabyizera ashobora n'ubundi kuza akakwereka ati uri normal ngo biragenda gutya ngo uripima ngo bigende gutya ariko wapi iriya boro niyo tuzi ibikora ibyo bindi wenda ntabwo tuba tubyizeye cyane
yego hanyuma hajya ni ari ni ikihe kibazo ushaka cy'amatsiko kumva ushaka kumbariza Fati njye yambwiye ngo yajyaga yohereza amajama amafaranga wakoraga muri iyo banki ye namuguriraga akantu nk'umukunzi wanjye ntabwo umukunzi wawe yakwifuzaho akantu ngo kabure wari ufite akazi ye mfite akazi kora iki muri iki kugira ngo umenye uko impamvu usanyakaga amafaranga cyane ye mfite uwo akazi mwana uba mu rugo mba mu rugo iwacu ariko mfite akazi no kuba mba mu rugo iwacu bivuze ko cyambere uri umwana imyaka yawe ni mikeya imyaka yanjye ku myaka yawe 20 ubwonko Ego, bwanjye njye nsubize ku myaka yawe nakubajije ngo 20 urumva jama yaraguhamagara uko yifuza uko abitekereje avuga ngo muhereza amafaranga Yabaye ikigega. nawe nuzu yazi ugahita uyamuherereza wakoraga iki ubana n'ababyeyi bawe ye narakoraga iwacu badushingiye business tukiri abana twebwe turakora urumva n'iwanyu babishe mu mutwe ntabwo iwacu batwishe kuko ntabwo umubyeyi yagushingira business ntabwo umubyeyi yajya kugushingira business abona ko nta muntu ufite wese yishinze ngo ujye wiguramo abagabo twebwe n'ubundi n'amasafati tugenewe yo kurya wowe ko wamuhaga amafaranga akagenda akavuga ngo mpa amafaranga We wumvaga yaguhaga nyine ihereza ari irihe ryo kumuha njye nabikoraga wumvaga azakubera umugabo ukajya umuhaza tuzarambana ukamubera umugabo ukajya umuhaza ikigaragara urukundo rwawe impamvu rutanuhari njye nameraga umutipe nk'uri ntabwo kugura kuko tipe we wararuhongaga nameraga nk'uri guhonga kandi ikindi naramukundaga nawe anyereka waramukundaga urumva no kwaje kwapura Ahantu hose kubushora waje kwa Ucambere byacagamo neza yabikoraga neza nari kubikora nese nabyo wakoze tuvuge ko ntabyo mwigize mukora nawe umujene se ibyo bintu ubundi bamwumva urumva se bya Kigali ni rompe ntabwo byari wowe ikigaragara cyo wowe rotipe yagukoreraga neza wasanga nanjye yarabwiraga ati muhembe kubera ko yakuze ubwo nyine nicyo ko yagukoreye wasanga ariko ntabwo aratajya kumbwira ngo isugi ya hehe se ntabwo ari ikintu tuba dushyize imbere wenda naho zabuze ubundi isugi ari mama wanjye isugi n'ubu ngubu ni mama wacu tubwire watangiye kujya mu mwuga w'uburaya ufite imyaka ingana ye nta buraya nakoze Wakoze kuko iki? ntabwo wari waza ku muhanda hariya ngo uhansange ega hari abantu bari professionnel no apana ubundi si ndaniki ndabisobanuye iki indangamiro ndakubaza indangamirwa nyine ni ukurata gutya ngakurangarira cyangwa hoye nakubwira ngo baby wampaye nguye iki ngo umiki ngo kurompeka se urumva kuvuga ngo naguhaye ava ngo kurompeka naguhaye oya ntabwo ajya bose waba babya kose nese waba uri kunshyira iki imbere koko yewe ntabwo uri kubanza ukamubaza ngo ufite amafaranga ndompeke apana ngende wa mubebi wifuza ikintu nsiko ndi bwakibone ndi bwakikora cyangwa ndi bwagihabwe n'ababyeyi ahubwo yaragenda guhamo ubwo pasi rero ntabwo nakiko nanjye reba yakuba musaza wanjye kajya muri ibiceri duhura n'abantu kugira Ubu warize? narize ntabwo Imana ishimwe ko Imana uzabafata ishimwe uriga hanyuma we ni cyo kibazo ufite wambariza afate njyewe nta kibazo mfite ahubwo ndikumva namugira inama inama nakugira rero Fati ufite imyaka ingahe ndamuruta ingahe ndamurusha hine ku myaka ye ufite 24 yego umugira inama njyewe inama namugira kuba umubyeyi wawe yaravuze ngo reka Fati mushingire business ntabwo ariyo kuvuga ngo ukoze muratanga shumi yanjye ubaye uzi kujya hano ku muhanda ugakorera amafaranga ntabwo umutipe yaguhamagara ngo nyweye mitsingi ngo ndashaka bushete wayakoreye havuye mitsingi yavana brushete avuye aho ngaho ntabwo umubyeyi yawe yaragushingiye ngo ugere aho uve hano ugere hariya ntabwo nyine ntabwo ari nkatwe reba ubu narabyaye umwana namusize ku ishuri nanjye ndi kwiga mekanike kugira ngo ejo bundi mbone n'ibiceri rukumbwira ibyo biceri byanjye nabiguriramo umuntu impamvu reka nkubwire impamvu uri kuyatanga gutyo shumi nuko igishoro utagize gutya ngo twe twaravunitse kuko n'ubundi ayo ngayo duhamo inshuti zacu ayo ngayo tuba dushaka n'ubundi ayo ngayo tuba dushaka gusangiramo n'inshuti zacu nayo baba batugende bavuga ati ufite inshuti yawe birarangira kuko tuba tutaniziga gusa Fati yabikoze ari mu myaka urumva bafite veni icyo gihe yari muri adolescence abamaranye amezi 6 n'ejo yari ari muri adolescence urumva ntabwo wamurenganya nanone ntabwo namurenganya umwana w'umukobwa uri mu myaka ya adolescence ntabwo namurenganya ariko abashushe bupasi ashushe busafuriya aba ari kwaka ni isomo nyine tumukuremo isomo nyine bimwubakeho kuko ntabwo kuba ageze muri veni gushyuha busafuriya byaragabanyutse ubu ngubu ubu ari gushyuha bupasi yahuriyemo n'isomo yaranize yahuye muri somo kandi nanjye ubwanjye mu ndeba hano hari abakobwa bagiye bankura benshi bakankura amafaranga njyewe nese ubu njye nari gukura umukobwa wese ntabwo waryaga akantu oya
reka njyewe ndi umuntu wihaye Imana. wihaye Imana Oya ni ukuvuga ngo njyewe natwe turabona ikigo nsigaye nigamo wenda wasanga mbere yo imashini kujya kwiga muri itanakora. icyo kigo mbere yo kujya kwiga muri icyo kigo umuntu arebye asanga nta kantu have genda gake nakubagana ni ukuvuga ndikora kuri muzi nyamurara kareba ibaye reba muri urandeba uri muganga ushobora kuba uri nzaguhuza n'amanasa baza kunkura uguturire umujeni turamwiga urumva turamwiga ni ukuvuga ngo ikintu cyo abantu bagomba kumenya ubu tuvugana urumva arata ariko si ubu tuvugishije ukuri ubu ngubu k'abantu bajya bavuga iryinyo riraryana ngo kurusha indanga imisonga ni iki cyakubabaje mu buzima umvura ari ukuvuga ati iyo mbere simbikora njyewe inda ntabwo yandiye bivuze ngo urabimenyereye n'ibintu byawe oya ni utuntu twawe wikorera ntabwo ari ukuvuga ngo ndabimenye n'ibintu byanjye ahubwo paraporo kundi babimbwiraga ariko ubundi ufite imyaka ingahe ni myinshi cyane ingahe ntabwo nivuga kuko ni myinshi utayivuga ariko kuki wigira joroko ni imyaka ufite kuyivuga urumva ari ibintu byadanje ntabwo nivuga usaze imbere nka nyirakagori wereyemo sazi imbere nk'ikigori irenze cy'ikinyarwanda 27 cyane cyane oya ni 7 uyu nguyu ni 7 gutyo n'umunani akabije wowe ufite ingahe 25 bareze abana bareze turimo igitonere kirimo n'uyu mwana wenyine ariko umva ko afite ibintu byinshi kuturenza ni umuteje wenda twebwe wasanga baraduteye inda badufatiranye n'ubujiji ariko uyu we none se wanyine mu majyepfo mwari mutari mu majyaruguru uburengerazuba hajya ubwo ni mu karongi rusizi nyamasheke nyamasheke rubavu uyu w'inyamasheke si wacu we yahuye n'ibibazo ariko ndizera umuntu waguteye inda ni nk'ura muhugu uhagaze hariya kuko niwe muntu niwe wifashe nk'akabebero ndibaza umuntu waguteye inda asa ntabwo bari bagakagiye kurongora umuhiri ntabwo baba bareba bashaka gusiga wasa hari nijoro ni ugukomeretsa kabiri wasanga yaragucyuye dore tuba dushaka abantu bameze nk'abariya cyangwa nka ba Diana aya Diane nawe ntabwo byakunda Diana ariko nawe arahiye ahiye gute se ubibona cyangwa nkafata aka kana se uyu nguyu azi ibintu byinshi utamenye yewe ngubu nta n'umuntu waza nyikaragaho buriya byararangiye sibyo nkubwira bamwikarazeho kenshi amera nk'itenisi yidunda baratureba. cyangwa bari uko nyikaragaho cyangwa ugasanga uri kujya ugashaka unyikaragaho ukahita ujya ukumva iruhande oya wahita uruhama ahubwo urohama hehe se kubera ko Nyabarongo yabaye ngari reka reka Cyahise mubeshya. bya Nyabarongo ahubwo uragewuka hari ukuntu abantu bajyaga wakubita bibeshya urushyi ku rutare amazi akaza none se ushatse kuvuga ngo hari umuntu wabyaye umwana hari umuntu wabyaye umwana Yemeze amwita nk'urutare nyirahondi umwana imama nyirahondi impama uri kumva nyirahondi hwama impama imama ni urutare nyine urumva umugabo yabyaye umugore kwa ko nyine bitakundaga kugira ntuza akubise avati ni nyirahondi imama ni nko gukubita ku rutare umwana mwiterera nyine ni muri abantu bakuru mwitamo byumva gusa icyo nababwira cyo uyu munsi wa none tugira inama urubyiruko rwo kwishora mu biyobyabwenge no kwishora mu gukora imibonano mpuzabitsina idakingiye tubwire abantu ko sida nawe kuki babijyamo kandi bidakingiye kandi udukingirizo ari tubwire abantu ndabesha fati tubabwire ko sida naho yagiye tubabwire ko tubwire n'abatwara ibinyabiziga basinze banyoye tubabwire ko bitari byiza sida naho yagiye wangiza ubuzima bwawe ukangiza n'ubuzima bw'abandi tujye tubwira abantu inama tubabwire bamenye aho tuva aho tujya aho tuva ni habi aho tujya niho heza kuko niho hantu mbese ko ahaheza Ameze kandi neza umuntu cyane. yitegurira ugira ngo hari undi muntu hagutegurira cyaba uyu muntu ngo yakubuza kwandikiye message banga barakubomora saa 8 hanyuma fati none se niki wakubwira abanyarwanda badukurikiranye wagira inama abakobwa bari ku ishuri bakiri baturumva ibyo byose amashuri ntabwo yarangije waracicize hari impamvu wayacicije ntabwo nayacikije kuko amashuri ubundi ajya arangira urayasubika nene wakenera gusubira ukuru ugasubirayo umva wasubirayo nzasubirayo ujya unywa itabi ntabwo ndi ariko ubana n'abariwe urabona nsanga umuntu uri wasi ninywera agakoma ndabona usa nk'umuntu ukurura ku myotsi babifata gute hano ubu ninywera ngeyo narengereye nkwa ikosora
umenya iryemera gusora se si irya danje gusora rirakora so muve mu matelefoni ariko abantu ni ibihwi nini cyangwa ni bazima bimaze kuganira n'abantu utadutuka turi ababyeyi akambatuka bashaka kujya kubabomora urabona bose ngo bajya mu matelefoni ubundi bite byanyu hari ikintu waba ushaka kubaza aba bantu bari hano imbere ya kamera nababaza ntacyo bitwaye yego wababaza nta kibazo bose numvise bameze nk'aho baba babomoranye cyane banahuje n'ibibazo banari mu muryo umwe bahuje ibibazo rwose byo kuba babomorwa baca umugani mu kinyarwanda ngo banza ari nayo mpamvu ubonye bari ku matelefone bakeneye abababomora bararyoye bashaka kubongezamo ni amahwa arimo baza gusobanura ko nyine amahwa arimo kuhakura n'ibibero ariko se fati twagomye guhakana kweri ngo ntago wigeze ubomorana yemeye ko wamubomoye ni banga ki se yakoresheje mu kumubomora we ntagire ikivamo nyine akoresheje nese ntabwo bahora buri munsi barabitwigisha ku maradiyo hehe ku bitaro ugenda ugasanga bavuga ati mukoresha agakingirizo kwirinda inda zitateguwe no kwirinda indwara harimo nyine izo z'amasida n'imiti none se ubona bagenzi bawe babomoye hakagira ikivamo kweri nta kintu bakurushije ntacyo bandushije kuko wabikoze basabiteguye oya barakikoze ahubwo njye nabikoze nabiteguye nkoresha n'ubwirinzi kuko nta ngaruka byanteye we nta musaruro washakaga muri make kwari ugufiringa gusa urumva ari byamugwiye we ntabwo byamugwiye we ni ibintu yateguye ubu rero bivuga ngo we waba umubomoranye kurenza bariya bariya nibo bafite experience kuko babibyajemo umusaruro ariko ngewe kuba bivuze yuko ntabwo ndakuramo umwana bivuze yuko nanjye nshobora gucika gato nkamukuramo ahubwo ngewe nkoresha uburyo bwizewe bo bagiye n'ibintu bituma nta ndwara mbona bituma nakuramo no kuvuga ko nabyara igihe kitaragera ngewe nkoresha ubwirinzi rero twagenewe na leta yacu aha nkamwe rero mwabomoranye hanyuma noneho hakavamo umusaruro ni iki cyiza mushobora cyangwa se ni iki mubona mwakuyemo kizima mushobora no kubwira abandi bantu mukakibashishikariza nibura bakumva ko kubomorana byaba ari bizima iyo ukuyemo umusaruro ukurinda kwibagirwa ubwo urashaka ko fati nawe azabomorana akagira ikivamo hanyuma ntazibagirwe kuko nyine bitabyaye umusaruro ejo yakwibagirwa kongera ariko njye kubera ko nzi icyo nakuyemo nicyo mpanganye nacyo sinshobora kwibagirwa ngo nongere hanyuma zo ukabishishikariza umuntu nawe ngo abikore kugira ngo atazibagirwa kamika muntu n'umutima we nawe nabona adakeneye kwibagirwa azabikora havemo uwo musaruro azibeshye bamubomore kuko kubyara ari umugisha atari umuvumo kandi umwana ni umugisha umwana ejo avamo minisita avamo ingabo y'u Rwanda ejo umwana yavamo dogiteri akafasha abantu cyane cyane nshimira abafiyemeri ikintu cya mbere gituma nshimira abafiyemeri nabo bari turi kumwe n'abandi bose badukurikiye aho baherereye umuntu wese utabana n'umugabo ariko akaba afite umwana ndamushimira impamvu mushimira ni iyi ngiyi impamvu ya mbere nshimira uyu muntu nuko yagize uruhare rwo kugira ngo ashyire uyu muntu ku isi namukuremo hari abantu benshi bagiye bakuramo inda abandi bakabihakana abandi bakabata abandi bakabajugunya ariko buryo umumama wemeye kuvuga ati ngere kambyare njyarane n'uyu muntu kandi umwana niyo yankunda niyo atankunda umwana agomba kubaho uyu muntu ndamushimira abafashe umwanzuro wizewe mukomere papa uyu muntu abafashe umwanzuro ukomeye kandi aba yakoze ibintu yizeye ko agomba kubikora rero ntabwo twajya ngo tuvuge ngo abantu bose babyaye ngo ni abantu babi ngo ni abantu bakoze ibi bintu bibi oya ahubwo umuntu atinya inzira cyangwa atinya ishyamba bitewe n'icyo bayivugaho uyu muntu afite imbaraga nyinshi zo kuvuga ati ibi bintu nahuye nabyo ngomba no guhabwa ubwirinzi butozongera gutuma mpura n'ibi bintu ariko akaba n'abantu badafite muri mayindi badafite ubwenge bahita bavuga ati mbo ubwo ibintu bimeze gutyo ubwo bikoze gutya reka nongere ejo akongera n'ejo akongera ugasanga afite abana nk'ibihumbi n'ibihumbi kandi leta iratubwira ngo tubyare bake dukwiye rero icyo nababwira cyo abangaba bazabera isomo bafatiye ndabishimye ko twahuye mu kiganiro n'abafiyemeri ariko tugaburamo n'umukobwa utarabyara n'umusore utarabyara nanjye ndi umusore nawe uri umusore sindabyara ndi umujene urumva
nkanjye w'umusore nta nubwo utegura kuba wanabomora ariko n'ubundi nta urumva nta na gahunda yo kubomora ufite uya ngiye vuba ngomba kurunga nkashaka umugore nkamushyira mu rugo erega buriya Bibiliya iravuga ngo hari ijambo riboneka mu byakozwe n'intumwa 28:6 Bibiliya iravuga ngo babandi bategereza ko ari bufakenyutse cyangwa se akindutse ariko bakibitegereje babona ntacyo bayi barahindura ngo ni Imana aba bandi nabaye nabifuza ko nawe waba nkuko abandi babaye babandi nabifuza ko wamwara nkuko nabifuza ko uguma kubyara ukamwara nabifuza ko utakiba none se mu muryango ntushobora kukwanga baca umugani cyane ngo murabara se ko ntabura shebuje ijambo ry'Imana rivuga ngo nubura ubwenge nzakureka Bibiliya ikanavuga ngo dore kuba witeka nibwo bwenge kandi kuba mujyari ko kujijura ubaha Imana ibindi byose Imana izabikorera kwibahisha tugana ku musozo ndaho umuntu ijambo rimwe nacyo n'igitekerezo cy'inyuma ya kamera ubundi dusoze ducuje ikiranga tuzagaruka buri muntu yemerewe ijambo rimwe iyo jambo ryanjye no gushimira gushimira se nacyo igitekerezo wabigira umuntu udukurikiranye ikintu cya mbere nyine impamvu nabivuze ngo ijambo rya mbere ni ugushimira ko muri ubu buzima tuba twaraciyemo harimo abantu benshi bagiye badufasha kugira ngo tugere aha ngaha n'abana bagere aho bageze ngewe nshishijwe bugufi nabyo ndashimira umuntu wamfashije sinjya mbona nyine amagambo mbivugamo sinjya mbona nuko nabisobanura werira ihangane gusa nyine ndi imbere ya kamera ndi imbere y'abantu mwese nzi ko azabibona ndamushimira iki kiganiro uzakimusharinge sinagomba kuvuga nimero mu kiganiro abo uzakimusharinge ndamushimira kuko tugiye dufite story nyinshi ko ngewe umunsi amfasha niwe munsi umugitifu w'iwacu yari bunsambanye kugira ngo amwe amafaranga yo gufasha umwana yo ihangane kabisa uwo munsi niwe munsi nyine yahise amatiki nzano hano i Kigali muri 2020 umunsi ubwo uwo mugitifu yaranegereje nicyo gihe yamaye itike inzana guhera 2020 kugeza 2023 aho agiriye muri Amerika amfasha atazi umwana wanjye ari umuntu uduje kuri telefone kugeza uwo munsi amfasha kugeza ubu yamaye fondasiyo y'ubuzima yaramfashije kimwe n'abandi mu gishumuntu rwose yarakuze shishikariza kimwe n'abandi benshi bagenda bafasha abakobwa nkatwe bidukora ku mutima ndamushimiye kandi bidukora ku mutima yakoze cyane ijambo rakongeraho uyu muntu Imana imuhumugisha buriya reka amen Imana imuhumugisha amen umugisha nubwo abantu bambona gutya Imana imuhumugisha ibigega bye bijye bihora byuzuye abana be nibakabura ubwenge mu ishuri niba ari umuganga ntakabura ubutabazi bw'Imana akazi kose ukora ntukabure gusinyisha konta cyangwa uzisinye Imana izaguha ijuru Imana izakuzamure mwatuye umugisha mu izina rya Yesu uzabyara abahungu n'abakobwa uzashingire uzagere kure Imana izakurinda indwara abadayimoni bose abiburasirazuba n'abadayimoni b'abadiaspora n'abanyarwanda abo badayimoni bazakugeraho mu izina rya Yesu uzahorura umuntu w'Imana kuko hari ibuye washinze iryo buye niryo ryiringiri riri gutuma Imana iguhumugisha reka mbabwire bene data cyabo bose abireba yavuze ijambo rimwe nakunze aravuga ngo ineza y'umuntu nimutera gukundwa ugira neza ukabisanga aho ugiye uyu muntu Imana imwibuke kubw'uyu mukozi kubw'umwana w'Imana Imana imwibuke hari umuntu washimira cyangwa hari umuntu wumva wagaya wowe muri iki kiganiro ijambo rimwe ntarashimira abantu mu by'ukuri ntabwo kuvuga ngo nanjye urumva natwaye ndagiri mutoya wenda sinari muto cyane ariko nari muto nari nkirerwa ntabwo nari kubyishoboza nyine ntabwo ari kumfasha abavandimwe banjye ababyeyi inshuti bambaye hafi pe Imana ibaha umugisha ko batagutereranye tutirengagije ko Jado hari abamama hano hanze umwana w'umukobwa twarinda bagahita bamwomunganisha bakamubwira ngo sutu tuvire hano genda ujye hahandi kuri iyo mbwa yawe yaguteye ndashishikariza ababyeyi nyine umubyeyi nabona umwana we byamubayeho ntakajya amutererana kuko kandi uwo mwana wirukanye ni umwana w'umwana wawe ni umwuzukuru wawe n'amaraso yawe ni ukuvuga ngo iyo ufashe umwana ukamutererana azagenda
wenda azagenda ajye gusambana birenze kugira ngo ashake amafaranga yo kugira gute yo gukuramo yandi cyangwa se ayikuremo yange no kuvamo cyangwa apfane nayo ubu uri umwuzukuru ubure n'umwana ngo wowe mubyeyi ntabwo uba wungutse nimba umwana wawe agize ikibazo mwereke ko ibyo yakoze nyine ntabwo ari byiza muhane nibyo ariko unamushyigikira Imana iguhe umugisha ababyeyi bawe bakubereye imfura kandi Imana ikomeze ibahe umugisha umwana wa Imana imuhe ubwenge turamusengeye mu izina rya Yesu kuko urumva se nkuko papa wajya kumbwira yarambwiye ngo genda ngo bamwitenge ikinyendara ngo bakwitege igishubaziko ariko ntabwo byose bigeze babikora nagira ngo nkubwire ngo muri iki kiganiro butuvugana haracyariho gutabarwa kw'Imana uzarongorwa akira uzarongorwa kandi uzarongorwa n'umuntu w'umumaro kandi umuntu uzakurongora ntago ari imbobo kubera ko reka nkubwize ukuri amahirwe ya mbere yaranze ariko Imana izanye amahirwe ya kabiri vuga ngo amen twagiye hano ijambo rimwe washimira abantu cyangwa se wagaya umuntu nyine ndashimira nyine wenda abantu bagiye bamba hafi nyine mu gihe nyine nabaga ndi guhasobingana n'urukundo rwana narwo bakambwira ati ariko ubu ibikomere byarakize byesha byaromotse tugende wa mukobwa ukomeye hanyuma ubu ngubu ubonye undi mukunzi ukumva uramwishimiye ukabona ari muzima ukamutestinga kumva byakunda nta kibazo so byakunda kabisa kuko nyine ndi umuntu kandi abantu turakenera kubaho ni ukubana so nuko bimeze nyine hanyuma tukatuve ngo tumwerekeze ngo tuve ngo Imana imurindire muri uko kwifata Imana imurindire mu kwikomeza kuko hari byinshi bibi babigutegereje harabifuza gutera inda kandi reka nkubwire Satani nakuzanira abantu ngo bagutere inda b'abasore ujye ubwira Imana izana abamarayika bakumira babadayimoni kuko ubuzima ni gatebe gatoya sigi bakumira nere kubikora cyangwa bere kuyitera bere kubikora Imana igufate umubiri wawe ifate ubuzima bwawe ibifate paka natwe ikurinde kujya mu buraya no mu bugegera none aha mbere na mbere ndashimira ariko umwana wawe kuzana umwana kuri kamera ntabwo babyemera ariko ntacyo vuga ndashimira mama wanjye bwa mbere na mbere wabashije mukira nyuma ese ko mukora ikiganiro nkajya kamuva mu kiganiro babaye banzo mbere na mbere nyine nabwiye ko n'uwita akabyakira wenda ntabwire ikibazo ni umwana mwiza bayitaho nubwo yabigize wenda n'ikibazo ntabwo yabimbwiye ariko yarankomeje yamba hafi uriya mwana arankomeza aranyubaka arambwira ati sinjye wa mbere basi nanjye wa nyuma niyo muntu wa mbere nashimira mama wanjye yambaye hafi Imana imuhe umugisha iyo umubyeyi akubaye hafi akakugira inama bituma ari nayo mpamvu tugira imbaraga zo gukomeza kutongeraho kuko nyine yagutereranye ari ibibazo hanyuma ndabashimiye mwebwe mwakomeje kudukurikirana muri online namwe mwitanze uyu munsi wa none mukaza kugira ngo tuganire kuri Vanilla TV show hari benshi duhuguye hari benshi tuganirije hari abo dushimiye bagiye badufasha ngira ngo tugana ku musozo w'ikiganiro cyacu ngira ngo mbarikure mujye mu mirimo yanyu reka twakire Jado niba hari icyo ashaka kutubwira hanyuma twandike tugana ku musozo w'iki kiganiro reka njye mbanze mbashimire kubwo ikiganiro cyiza muduhaye Vanilla TV show nizera ko ari abantu nabo bumva kandi batega amatwi banafasha bagira urukundo cyane aha rwose hari wabonye wafasha hari wabonye wakunda wahamagara nyiri Vanilla TV cyane rwose ndanamushimira cyane kubw'ubufatanye bwiwe natwe butumye hagiye haboneka inyigisho nyinshi haba mu mibanire y'abantu haba mu bintu bya siporo byose binyuraho mu biganiro bigiye bitandukanye muri make by'ubu buzima ibi byose rero ni ku nkunga duterwa na Vanilla TV show aboneka muri Amerika niho aba yibereye ubu rero we akeneye ko hari ibitekerezo byinshi abanyarwanda bagomba kumenya nicyo kintu mushimira cyane kandi Imana igikomeza kumwongerera Vanilla TV show Imana iguha umugisha ntukabure amavuta ntukabure amafaranga ntukabure amanyarwanda ntukabure amapaundi n'amadolari ntukabure amazu meza mu Rwanda rwa Gasabo ntukabure ubugingo Imana igikuba hafi abana bazakomere uzagere kure mu izina rya Yesu Kristo ndabihanuye nk'umukozi w'Imana Imana igushyigikire amen rero mukomeze mukore subscribe kuri Vanilla TV ibiganiro byacu nakagaruka ciao ciao